mwese murakaza neza mu kiganiro amahitamo yanjye. Amahitamo yawe ni emission ishishikariza urubyiruko kwihangira imirimo bakava mu bintu bitajya nibize. Ukuvuga ko tuzaya tutumira umuntu umwe atubwire ku mahitamo yagize yamutumira akora umwuga aho ukora ubundi, kandi tugacagura pana babandi bakora imyuga kubera amarongo, ariko abakora umwuga bawuvanye ku mutima bakunda kugira ngo urwo rubyiruko rwenda rubone inspiration kuri abo bantu. Murakoze cyane. Njyewe banyita Wadede Mutoni, reka tureke n'umushyitsi wacu atwibwira. Muraho neza, nitwa Tegemea Eugenie, ndi umumama w'abana 4, ndi umumama wagize amahitamo ye, wagize amahitamo yanjye kugira ngo nshake ikintu cyampa ubuzima, cyampa imibereho, kikamfasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nagize amahitamo menshi uko umuntu mu mahitamo ye ajya kugera ku ntego ye, yaragize amahitamo mu nzira nyinshi ashakisha kugira ngo agere ku kintu cye bwite. Naciye muri byinshi, narahinze, naracuruje, nakoze imirimo myinshi nshakisha ikintu cyamfasha, iyo bita reflexology, nifatanyije n'ibimera, kuvurisha ibimera ku uburwayi bwo aribwo bwose. Dufite ibimera bifasha umuntu, ariko tukongeraho reflexology, ni ubuvuzi bukorera mu mitsi dukoresheje amaboko, dukoze ku murwayi, massage na massage. Ariko reflexology na massage bifite itandukaniro, kuko massage ikora ku mubiri inyuma, ariko reflexology yinjira mu mitsi. Reflexology ikorera imbere, dukorera mu birenge, bikaba nk'itumanaho. Umwe ushobora kuba ufite ipoto hano y'amashanyarazi ariko ugacana mu nzu, ni itumanaho rikorera mu mubiri. Iyo dukoze reflexology y'ibirenge ikosora ibyangiritse mo imbere, ariko massage ikora inyuma. Ubwo byose narabihuje, nsanga byose birungikanya, kimwe gishobora gushyigikira ikindi, kuko hari indwara zidashobora kuvurwa na massage. Imwe nk'indwara zo mu nda, inyama zo mu nda, igifu, impyiko, umwijima, ntabwo burya massage yabifasha, kuko massage ni itumanaho ry'imitsi, reflexology ni itumanaho ry'imitsi. Reflexology yo irabivura. Reflexology ntabwo ivura inyama zo mu nda, ahubwo dukoresha ibimera, tukakugira inama y'icyo wakora kugira ngo igifu cyoroherwe, tukakugira inama y'icyo wakora kugira ngo impyiko zikore neza zitabasha gusohora umwanda. Ibyo byose nabibumbiye mu kintu kimwe, kandi birafatikanye bikagenda neza. Nose muvura izihe ndwara? Mufite liste y'indwara muvura cyangwa zose mufite kuzibonera imiti mwifashishije n'abandi batandukanye? Indwara zose burya ntabwo umuganga avura indwara zose, ntabwo bishoboka. Ibyo tuma umuntu aba afite specialite y'ibibazo, specialiste kuri kimwe, n'undi nawe ukagira ikindi, n'undi akagira ikindi. Ngo dushobora gufatanya, wagira ikibazo ukambwira nkagushakira icyagufasha. Ariko reflexology indwara ivura cyane cyane ni ikijyanye n'imitsi, kuko ku magufa ho ntikoraho. Iyo uvuga imitsi, sinzi namba bose basobanukiwe, surtout urubyiruko wenda batazi bituba hapoho. Imitsi barabyumva, ariko indwara z'imitsi iziterwa n'imitsi harimo umugongo, harimo imitsi ibyimba ku mubiri, harimo umutwe udakira. Izo zose ni indwara z'imitsi zijyanye n'imitsi. Impamvu ibitera ariyo dushaka gukosora iyo dukoze reflexology mu kirenge, ni ikoro ry'amaraso
uko amaraso aca mu mitsi hagenda isirikasiyo y'amaraso hagenda habaho igihe amaraso agira gutya akagira ikibazo bitewe n'ibinure turya tugura mu byo kurya cyangwa mu mavuta y'ibintu runaka bikaba ngombwa ko handi mu mitsi hagenda hakipfundika. Iyo dukoze reflexology kuko amaraso arashyuha bya binure bikayaga noneho iyi circulation y'amaraso igakora neza mu mubiri bivuze ngo biba bikosoye cya kibazo cyari kiri ahantu runaka umuntu agakira. Hano bari umwuga mwiza cyane. None byaje gute mwavuye gucuruza mubyumvira gute? Hari watumye wabahaye bagize gute ubushake cyangwa inspiration yo kubikora? Byaje naracuruzaga nkabona ntibigenda, curuza habamo guhomba tumwe kunguka n'izo nzira bigenda bihindagurika. Ariko nyuma kubera umuntu twamenyanye ntuye ahantu bita mu Gakenke turahahurira ari umubwirizabutumwa, ariko nyuma nkajya nza kumubona i Kigali afite imiti yajyanye Kibuye yajyanye Kibungo ndamukurikirana. None ko uba ufite ibikapu byinshi ujya hehe buri munsi? Ati genda vura mba njyanye imiti Kibuye, mba njyanye imiti Kibungo, mba njyanye imiti Gisenyi. None ko nshaka nanjye kuvura nk'ibyo uvura uko biri kose wabonaga ari modo nabonaga aryohewe n'ibyo akora. Ndavuga nanjye icyo kintu ndagishaka ngo ushake gute. Sasa rero arambwira ati fata nimero yanjye uzansange hano Rwandex niho nkorera. Noneho tubivugane neza. Naragiye mfite umushake bwo kumenya icyo kintu n'ibyo bintu umuntu anezerwa buri munsi kandi agenda ataruka. Ndamusanga ngezeyo turaganira anyereka ibyo akora, cyane cyane yahereye kuri reflexology. Aranyereka ati ubu nabwo ni ubuvuzi kandi butangiza ibidukikije. Ndabwira nicyo ndagishaka cyane, ibindi bizaza nyuma ariko icyo namaze kukimenya. Turaganira anyereka ukuntu abikora, ndabwira nti mfite umuntu urwaye nzamukuzanire uzamuvura, tuzamuzane. Naramujyanye yari yarabaye pararize urutoki uyu munsi wose urutoki rudakora. Hajya mbona arajya mu birenge akorera mu birenge urutoki ntarukoreho. Bizahura bite n'urutoki kugira ngo akire? Birajijishije. None arambwira ati azakira, wowe ntumuzanye tegereza noneho uzabona ubuhamya. Turategereza akajyaza yaza akampamagara akambwira ati navuyeyo. None se uriyumva ute? Urutoki rutangiye gukora. Yararukozeho atarukoze yakoze mu kirenge urutoki rutangira gukora. Ndavuga bya bintu rero bifite imbaraga. Sasa ndashaka kwiga mbigenze no kugira ngo unyigishe. Yarambwiye ati wowe uzabishakira umwanya, waje kuvuza nakweretse aho nkorera, uyu munsi nta mwanya mfite bizagaruka. Nasubiyeyo kuko narabishakaga cyane. Subiyeyo yakoze yansobanuriye neza uko ibyo bintu bizagenda. Nta nubwo nari nzi ko hari icyo byamarira, gusa nabaga nshaka kubyiga. Ndagenda ndiga nize amezi 6. Amezi 6? Ntangira kumenya. Bifata amezi 6 kugira ubyige neza neza? Birarenga, ariko amezi 6 uba watangiye kuvura umuntu kuko bamaze kugenda umenya ingingo z'umubiri, ibyo wangiza, ibyo utakwangiza, aho wemerewe gukora nawe utemerewe gukora. Antuka abajene batinya amashuri y'imyaka myinshi, mwumvise ko mu mezi 6 umuntu aba afite umwuga kandi yakoresha kandi ukamubeshaho kabisa. Nose ahantu mwigishiriza mufite icyo turi gutegura gahunda yo gutangiza ishuri vuba. Kuko ubu kwanza bigeze hafi, gusa icyo tuzakibamenyeshaho ubutaha
tubamenyeshe ko iryo shuri ryatangiye ariko biri muri gahunda Okay, sawa kabisa. kandi tukaba turarikira abana bato urubyiruko bamwe barangije kwiga bakabura icyo bakora ntabwo akazi kabuze ahubwo nibatugane tubereke Uburyo umwuga kandi ufasha abantu ni mwiza ndawukunda noneho naje gusanga ariyo ari amahitamo yanjye aba yihisha ahantu ariko ukagera igihe amahitamo yawe ukayafata ntabwo nshobora kuyarekura rero ni byiza cyane ntabwo umuntu akora ikintu kimwe gusa namba hatari isoko rebera hari isoko cyangwa ushakishe kumenya n'ibindi biba byiza kutagira umwuga umwe nuko murakoze cyane antuka nanjye uwo mwuga ndawishimiye ubwo rero turabararikiye kuwitabira ni umwuga mwiza uguhuza n'abantu ugakuramo inshuti ni byiza cyane iyo uvuye umuntu agakira urakunezeza wumva nyine umaze igihe wumva hari ikintu wakoreye umuntu kabisa ari wakishima nawe ugasigara wishimye kuko umubiri ntukimubabaza mugahura atabashaga kugenda ugasanga ari kugenda ntiyari n'uwo nakoreye atavugaga se yashaka bamusezereye tumwigisha kugenda aragenda ubwo icyo kintu rero bumva ari ishema ni ishema gitera ishema niyo ntacyo yaguha ariko ukabona umuntu utavugaga aravuze yararwaye yagize diyabete amaze kugira diyabete n'umuvuduko w'amaraso ajya muri koma bamukura mu mutara ari muri koma bamugeza se yashaka atakivuga baramuvura bageraho baramusezerera byabananiye bamusezereye umuntu arambwira ati wamvuriye umukecuru reka nze nanjye nzagerageza amaze igihe kingana n'icyatsi ni amezi nk'abiri yari mu bitaro none bamusezereye ari mu rugo reka nze ngerageze mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko namuvura akavuga ntabwo nabyiyumvisha ntabwo bari uzi ko bishoboka ariko naragiye nkamukorera 3 mu cyumweru ni ubuhamya bwiza kabisa bwiza kandi buranezeza rero iyo wavuye umuntu agakira ni ishema ni nko kubyara umubyaye bwa kabiri niyo mpamvu turarikira rero urubyiruko rutugane tubagira inama abashaka kwiga tuzabaha karibu kuko ishuri riri hafi gutangira bazaze bige nabo bagera ikirenge mu cyacu turaza kubaha nimero telefone wenda namba muzibona ikindi kintu nashaka kubabaza ndaza kukibuka ariko reka tureke bashireho kwamamaza. What do you see in the vision? We see opportunity. It's what keeps us awake all night long, helping others build their dreams. Success doesn't just happen. It happens by desires, by pushing the envelope, rising above, and knowing that little things make the big deals. The worth of the window, the value of the view, the dollar is what makes us move ahead. It's finding a name, building a brand, creating the buzz, and selling the dream. It's championing the developer, working with Articulate for chasing the deal, and thinking of the team building. It's a day's creative mind, a vision and nights bringing to life, knowing pictures are worth 1,000 words, and at every call is priceless. It's a day's research, trusting your guts and finishing what you started. This is what we all advised. This is what we build on. This is what we're building. We are Sunset Shine, and we're here to change the landscape of creativity. Okay, twagarutse. En fait, nashaka kubaza ubimazemo imyaka ingahe icyo gihe mwahuraga n'umusaza hashize imyaka ingahe? Njye natangiye kwiga 2010 mu kwa gatatu. Umazemo imyaka 10 ubundi. Umazemo imyaka 10. Ariko muri ibyo byose ntabwo nakoreye ubusa.
kuko mfite abana bariga nicyo nkuraho amafaranga y'ishuri yo kubarihira tubayeho turambara uko natangiye meze ntabwo ariko nkimeze uko ufite intego wagezeho kandi mfite indi nteganya kugeraho ndakangurira abana kugira ngo baze tubigishe noneho twebwe nubwo turiho dusaza ariko bo bazasigare bazagera ikirenge mu cyacu intego yanjye ikintu inezerwa cyane ni ugufasha umuntu akamera neza niyo ntego mba mfite sinshaka ibihembo byinshi nose umuntu urabivuze umuntu ahembwa nangahe ku isaha imwe iyo mukoreye isaha imwe ni 15 25 ukurikije naho wakoze ushobora gukora reflexology yonyine ushobora gukora massage ufite kubikora nabyo cyangwa se ukabikora byose ubwo ubikoze byose ni 25 ukoze igice ni 15. hanyuma ikindi kintu wabazaga umukorera abantu bose ari abato ari abakuru bose nta myaka ko dukorera abantu barwaye n'umutaje turamukorera kuko barwaye icyo tuba dushaka no kwakira ariko gushika kuri iyo myaka umaze gukorera duhera ku myaka 15 kuko impinja ntabwo turazikorera antuka ngiye icyo nzi cyo nuko impinja ziba zikeneye cyane massage kandi kubera ziba zimaze amezi mu nda ziba zirimo zakura ariko hari umwanya munini zimara ziri complètement zimeze gutya rero iyo ukoreye massage ararambuka neza ariko massage kuva kera ibyo bikorwa n'ababyeyi ndibaza njya mbona abamama na kera babikoraga umwana bari bamuhetse ubona ukuntu bamusubiza amaboko inyuma bakarambura amaguru ntabwo bari babikora naturel bavugaga itandukanirizo rya massage na reflexology sinzi namba babyumvise neza sinzi namba wababwira parce ntabwo bamenya namba ari massage yindi yo kuruhura umubiri gusa bisanzwe cyangwa ari massage ivura ntabwo iyo difference abantu barayisobanukirwa neza hari massage iruhura umubiri wananiwe ukaruhuka ariko massage iyo nayo turayikora ariko hari yitwa reflexology ari ikorera mu mitsi imbere dukorera mu kirenge iriya yo ni ubuvuzi kuko umuntu urwaye turayimukorera nicyo abakeneye cyane ntabwo abakeneye massage yo mubiri wose abakeneye reflexology noneho ukamukorera ikirenge ku buryo bwa burwayi bwe gukira ariko massage ntabwo ivura iraruhura gusa niho bitandukanye ntabwo mujya mugira ibibazo hamwe n'abagabo bahari ukuntu abagabo muzi ko batitonda iyo wambaye ubusa wenda ukaba muri aho murabakora ntibajya bababwira mu bandanyirizeho cyangwa ibibazo mu kazi bibamo mubigenda gute mubigera gute ariko kuba uri muze ku kazi kawe uri strong hari akazi hari n'ibyo biratandukanye cyane niba afite ikibazo cy'uburwayi aratuza tukamuvura ikibazo afite niba byanze turamusezera kuko nta kundi byagenda ubu icyo gihe twaba tugiye gukora imirimo itari yacu hari abayishinzwe ndababwiye ikibazo mbabajije ni nk'abana wenda hari umwana nigeze guhura nawe ambwira ngo yigiye ibya massage ababyeyi biwe mu itindari kubera niyo image malheureusement abanyarwanda benshi bafite par rapport ntabwo bumva ntabwo barumva nyine barabyumva neza ko bifite kuba ari ubuvuzi kandi hari icyo kibazo ndondo kukoza kugira uruhasire ababyeyi cyangwa n'abo bana babwire ko hari uburyo umuntu yitwara kandi umuntu abikora kugira izo ngorane nahuye nazo simbizi icyo wabafashamo burya akenshi ntabwo uko umubiri we ushobora guhinduka ntabwo ibyifuzo bye wabihaza bishoboka abazi ikintu cyamuzanye ararwaye yaje ngo umufashe ngo icyo gihe mugirana amasezerano yewe naje kugufasha reka ngufashe umere neza niba rero wumva bidakunda
nta kibazo turabireka niho izo mbogamizi zo zirahaba ariko mu buvuzi ntabwo zibamo baba hari cadre ndibaza ko cadre ntuzi utashobora kurenga parce que wenda ababyeyi icyo batinya ni ukubona mu hoteli wenda mu hoteli iyo bari mu iyo hatari mahoteli cadre iri ubundi ugomba kuba seriye mu byo ukora mu mahoteli rero baba baje kuruhuka bashaka kuruhuka neza birambuye niyo mpamvu twe ntabwo dukorera mu mahoteli ntabwo dukorera mu mahoteli n'aho dukorera tuhita ivuriro ubundi bakadusanga ku kazi bakadusanga ku ivuriro byo kubasanga mu mahoteli biba bihinduye indi sura ariko iyo umuntu aguhamagaye ari we birashoboka byo ari mu rugo byashoboka ukagenda ukamufasha natwe naho twatangiye tunakorera batwoherezaga gukorera ku materi hari umukecuru udashobora kuza umusaza utabashije hari undi ufite ikibazo nawe atanashaje ariko kumva atari ngombwa kuza guparika imodoka ye ahantu runaka birirwa bayibona akaguhamagara par discrétion uragenda mukamufasha ariko igihe kinini ntabwo izo mbogamizi zikunda kubamo mu buvuzi reflexology donc ababyeyi mwabyumvise ntibashira ubwoba natwe turi ababyeyi natwe tubikora turi ababyeyi kandi ntabwo natinya kubikangurira umwana wanjye kabisa kubera ko nzi ko ari umwuga mwiza njye numva unejeje uranyuze buri muntu namukangurira kwinjira muri uwo mwuga kuko uhuza abantu n'abandi unezezwe n'iyo ubonye uwo wavuye yakize ni ubuvuzi muri rusange ntabwo ibyo ngibyo iyo mico ntabwo ari iyacu tukamwumvise umwuga wa reflexology na massage ni imyuga myiza cyane abashoboye abazashaka kumenya byinshi kuri yo muzahamagare kuri iyo nimero yanditse nanone kandi murakoze cyane kuba mwadukurikiye murakoze cyane kuba mwaje mukatubwira kuri uwo mwuga murakoze kutwakira ntabyo tubaye kumenya imiti y'amoko abaho yose navamo umuvuzi utazi ubwivumbura baza basanga nkabasanganiranye ahakomeretse ngapfuka havunitse ngakanda nuja korora cyangwa kaya namureka agacira simuceho niruka burya amagara ryanazirana n'uburyamirane najya mbavura no gusaza nkabihinda ntibizabe wampa nk'amahirwe yo kuvugana n'Imana